uko yari ameze ari mu byuma ntiyonkaga naramukamiraga ariko yarakuraga akaba umwana mwiza w'ikibonke wamureba mu maso oya n'ubu urabona ko ari umwana mwiza tujye tuvuga ati Imana nyagasani wamureba ikibazo afite akavuga ati ibi ntago bibaho urashaka ngo hano umbwire nyine njye kukugurira umugati hano umbwire n'uyu mwana yego n'uyu mwana tugiye kuganira nawe nukuri iyo ataba uyu mwana ntago ngenda ari kuganira nawe ariko kubera uyu mwana ngiye kuganira nawe yego nibuka ko rimwe nibwo nigeze nsenga isengesho ndikurira mbabaye Imana ishimwe mbwira Imana nti Mana wambabariye uyu mwana n'uwawe simufitiye imbabazi kukurusha nariko umbabariye umwana wawe natwise nkaba mubyaye ukamumpa ukamuntiza basi nanjye nkamurera ukamfa dufatikanyije ubwo aho wari utangiye kureko umuntu we aho wari utangiye kubona nyine bitangiye kuza reka da iryo narisenze hatarashira ukwezi ariko bakimbwira ngo nta minsi 3 kubonaje gufasha ni nayo ya mirimo y'Imana tujya tuvuga buriya bano ba Eliya bajyaga bahagarara mu cyuho cy'Imana bagakora ibintu Imana yagakoze ikazi kabashyigikira rero muze dufashe uyu mwana kandi nawe tutamufasha ngiye mbisubiremo nawe tutamufasha iyamukuye Kibagabaga tudahari iracyakora umufasha cyangwa umureke ni wowe uzaba wifasha ntago ari buzaba uri gufasha no kubaka imirimo yacu izaduherekeza Bibiliya iravuga ngo abantu bapfa bapfiriye mu mwami imirimo yabo ikabaherekeza Imana igumugisha nawe kubuduhaye ubuhamya kubudusanyije ibyo Imana yakoze n'ukuri Imana igumugisha Nizere ko umeze neza aho uherereye hose ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cyayo nibibe ku buzima bwawe wowe n'abadukurikiye n'abawe n'ibyawe uburinzi bw'Imana n'ubuntu bwayo bugutwikire ibihe byiza ku nshuti zacu mwebwe mwakoze subscribe mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mube amahoro yenda amahoro ndashima Imana ndetse n'umutumirwa wanjye tugiye kuganira ari amahoro n'ubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ariko dufite isezerano rivuga ngo Imana imukiza muri byose siko bimeze muvandimwe Yes ashimwe. Amen. Ngendi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Wowe witwa nde ugiye kutuganiriza? Nitwa Isabaye Rosaria. Yego. Umubyeyi. W'abana bangahe? Umwana umwe. Uyu turi kureba. Uyu turi kureba. Yitwa nde? Yitwa Ineza Raisa Keira. Abantu badukurikiye Ineza Raisa Keira ushobora kumubona kuri ukagira ngo aratwite. Siko bimeze. Tugiye kuganira impamvu nifuje kuganira n'uyu mubyeyi n'uyu mwana yego n'uyu mwana tugiye kuganira nawe nukuri iyo ataba uyu mwana ntago ngenda ari kuganira nawe ariko kubera uyu mwana ngiye kuganira nawe yego manzi dushyira imbere y'Imana tuganire Imana ibane natwe Bibiliya iravuga ngo abantu 2 cyangwa 3 iyo bateranye niburi kibateranije ari ukuvuga ineza y'Imana n'imbaraga zayo kwiri mu ijuru itimanuka ikabana nabo Amen. Dushyira imbere y'Imana ubundi tuganire. Twongeye kugushimira Mana Data wa twese. Tugushimiye neza n'urukundo byawe bidahwema kuba kuri twebwe. Haleluya. Tugushimiye ko wabanye natwe mu byose byashize byo kubaho kwacu. Kugeza n'uyu munsi uracyari kumwe natwe. Nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi ku muntu wese waremye ariko ijambo ryawe rambwira ngo mukiza muri byose. Tugushimira nubwo twahuye na byinshi byatugoye mu buzima bwacu bwa buri munsi ntago waturetse ngo tube twenyine watubereye maso tubera amagare n'amafarashi nkuko yabera Abisiraheli. Rero natwe turagushimiye kubw'ibyo byose turi imbere yawe rero tugushimira ibyo byose wakoze kandi tukuragije n'ibiri imbere kugira ngo byose bigengwe nawe nsenze nizeye Imana mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen, amen. Hanyuma tugiye gukora ikiganiro cy'ubuhamya ariko tunavugiramo imirimo itangaje y'Imana. Tunategereje ko Imana izakora ikindi gitangaza kuko Imana yo ni igitangaza. Ahubwo abantu bo tujya tubona gutangara kuko itangaza. Uyu mwana wawe afite imyaka ingahe?
afite imyaka 2 n'igice. Afite imyaka 2 n'igice. Ni umukobwa mwiza, abadukurikiye murabona ko ari umukobwa mwiza. Hanyuma wankuriraho ko gapira kugira ngo abantu dukurikiye tuganire bamenye impamvu nifuje ko tuganira. Yego. Uyu mwana ararwaye. Ubuhamya rero bwe. Hari abantu bagira emotion ushaka wongera usubiza agapira kuko nanjye ubwo amarangamutima yatuma nakora ikiganiro neza. Nanga kubona abana bababaye, nkunda abana cyane. Iyo mbonye bababaye rero banumva nyine mbabaye. Uyu mwana wawe duha ubuhamya, dusangiza ubuhamya. Ubu burwayi bwaje ryari, bwatangiye gute? Kugira ngo tuganire, se birasabwa iki kugira ngo avuzwe? Uyu mwana namutwise amezi 9 nk'abandi bana bose batwitwa cyangwa se nk'uko Imana yabigennye. Aho abana banyura. Yego. Ngiye kiragera cyo kubyara, njya kubyara. Njyarira Kibagabaga. Yego. Hari ku itariki 28 z'ukwa 8 nibwo yavutse 2021. Mwana rero avuka, akimara kuvuka muganga arambwira ngo ubyaye umwana urwaye ufite ikibazo. Nari nkiri muri maternité ariko ahita ambwira ngo ikibazo cye gishobora kuba kidakomeye. Ashobora kuba aramara, ati barambwira ati ejo tuzagutransfera CHK. Bahite bamubaga bamuvure mbega ati humura. Ariko ntago ariko byagenze nkuko yabimbwiye. Bwarakeye ntegereje ko bantransfera CHK. Ahubwo muganga antumaho nari ndyamye kuko umwana we yari ari mu byuma. Yego. Kuko ntago yari afite umwuka muke, nyine yari arwaye cyane, yavutse atameze neza. Noneho antumaho banjyana mu cyumba cyanjye nyine nge na dogiteri. Aranganiriza. Dogiteri arambwira ati impamvu nkwicaje hano no kugira ngo nkuganirize, ati umwana wawe ati ni uwa mbere. Ndamwana yego. Arambwira ati rero ati dusigaye tubwiza abantu kuri. Ati iyo tubona turi kuvura umuntu utazabaho turabikubwira ukiyakira, cyangwa se niba azabaho tukakubwira. Yaba azabaho tukamuvura nyine nk'uzakira agataha. Ariko ubu tuvugana umwana wawe nta minsi 3. Ati minsi 3 niyo myinshi kuri we kuba abaye ariho. Sheri ngwino hano nkubwire, ngwino twiganirire, ngwino hano nkubwire shushu. Okay, yego. Arambwira ati minsi 3 niyo ashobora kumara, ati ntirenge. Numvishe bingoye cyane ariko arambwira ati komera, ntago mbikubwiye ngo kuko umutima ahubwo ndagira ngo azagira imbaraga ugira imbaraga wiyakire uko bizagenda nyine bizaze bitagutunguye. Yego. Uko muhabona rero hameze gutya. Ase ko ari gushyiraho nuza telefone gakoraho. Sinzi niba haba hamurya, ntago simbizi. Azi kuvuga? Arabizi. Noneho uko hameze. Yego. Igisebe ubundi cyageraga hano, cyari igisebe gihera hano. Kizengurutse inda yose kwindi bingana. Noneho izina rya Yesu umwana zakira. Yego. Ubwo arambwira ati impamvu ari guhumeka hari hatwikije akantu kameze nk'agashashi, nta mubiri wari uriho. Yego. Arambwira ati kari agashashi ni gacika umwana azahita ashiramo umwuka. Yego. Kandi kari agashashi nta minsi 3 kari burenze. Minsi 3 koko yarageze agashashi karacika. Gacitse umwana ntiyapfa. Yesaya yanditse ijambo rikomeye. Aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, sibyo? Donc yanditse ibintu bikomeye, aravuga ngo iby'Imana yibwira muri 55 kumanuka gutyo umurongo waho 54 kumanuka. Aravuga ngo iby'Imana yibwira sibyo abantu bibwira. Ngo nibyo batekereza. Sibyo Imana itekereza. Ndetse n'inzira zayo ngo zisumba iz'abana b'abantu, ngo nkuko ijuru ryitaru y'isi. Ngo niko ibintu Imana yibwira.
haleluya. Amen. ngo niko ibintu Imana yibwira bitandukanye n'iby'abana b'abantu. Abantu bibwira ibyo ndabyemera cyane. Yego. Naboneye imbaraga z'Imana kuri uyu mwana. N'abadukurikiye hari igihe tuza hano gukora ikiganiro abantu bakagira ngo hari tuje kubasaba. Oya. Niyo tutabasaba uyu mwana niba baramuhaye iminsi 3 akaba amaze kugera hafi mu myaka 3. Ibyo byo nabyo ni igitangaza, mwumve ko Imana itangaje. Njyewe si kubabeshya. Nabonye imbaraga z'Imana. Haleluya. Kuva icyo gihe ambwira ngo nta minsi 3 ari bumare. Nabayeho mbabaye ndi mu bitaro ndira gusa. Nibaza kuntu umwana mbyaye umwana wa mbere akaba nyine apfuye, nta kindi natekerezaga. Nayibazaga kuntu nyine nahitaga ikintu cyambaga mu bwonko, naravugaga se napfa ndahita mpamagara ndi. Nahamagara umugabo yarabaga ari mu kazi, nkabona ari kure, nkavuga azangeraho bitinze, nkumva ndi buhamagare umusaza. Nyine nahoraga nibaza umuntu ndi buhamagare. No umuntu wa mbere uramenyesha inkuru yo wayimenye. Yego. Hako guhita wibaza ngo bimenyesha nde wa kabiri. Ngewe uburyo nabayemo mu bitaro. Paul. Icyo gihe ubwo urumva iminsi 3 yarashize ntiyapfa. Ariko buri gitondo yakurikiranwaga n'abadogiteri barenga 10. Buri wese akaza. Buri gitondo bazaga ari 2, ejo hakaza abandi gutyo. Uko aje nkamubaza, ese muganga ko mwambwiye iminsi 3 bari bupfe akabi irenze, none muri kubona byibura hari ukuntu biri kuhinduka ashobora kubaho? C'est vrai, umuganga wese yarambwiraga ngo komera. Nta cyizere na kimwe kiriho gishobora gutuma twakwizeza ko umwana ashobora kubaho. Ntiwizere ko uzakira umwana muzima. Ntabwo twagusezerera ameze kuriya. Ntiwabona aho umuryamisha mu rugo. Nubwo iwawe tutahazi, ariko dukurikije uko ameze, ntabwo urari kuryama mu rugo. Yego. Rero rindirira hano. Imana izaguha undi. Niryo jambo nasubizwaga. Yego. Bari abana bari muri kuveze, usibye se na nyina wemerewe kwinjira ahantu ari. Ariko njyewe nagezeho muganga avuga atanga itegeko. Aravuga ngo uyu mubyeyi umuntu uzajya umusura yemerewe kwinjira akareba umwana we, nko kumusezeraho. Yes. Akamusezeraho byibura ejo napfa bakajya bavuga ngo yari afite umwana umeze gutya. Nuko mbaho gutyo rero bintera agahinda kenshi. Nahoraga ndira mbega. Ariko nanjye nukuri nzi yuko Imana ishobora byose. Amen. Ariko nagezeho ndeba umwana uko ameze, nareba uburwayi afite, nkabona ko ntabwira Imana ngo Mana akize umwana. Numvaga nsenze iryo sengesho naba ndi kubwira Imana ibintu bitabaho. Aho rero nikorera niko nakubwiye ngo nanjye nageze iyo abantu bari gutekereza kugira Rwamagana bumva ariho bazakura Imana. Iyo itibabwira ngo musange igitaramo kugira mumenye uko ntekereza bitandukanye. Imana nzi imbaraga zawe, nzi yuko ushobora byose. Yego. Nabayeho nakuze nkunda gusenga. Nukuri imikorere y'Imana ndayizi. Ariko nageze aho mbwira Imana nti iminsi 3 iri kurenga, bigeze hafi ukwezi. Umwana ari mu byuma arababaye, nanjye ndababaye. Ariko mbwira Imana, mpamagara n'abantu bamfashe gusenga. Ndabwira ni mumfashe gusenga, ngeweho kwiyakira ko ngomba kuba nta mwana afite, ngomba kubyakira. Ariko ni mumfashe ndubwira Imana icyuru uyu mwana ye kugomeza babara. Iryo sengesho twararisenze. Yarababaraga cyane. Urumva yarababaye cyane. Hasi ubu noneho wenda turaza kuhagera. Ko nabonye ari gushyiraho telefone ukabona ubu sinzi nimba ari buryo bwo kwiyakira nawe. Ntabwo ubona nta kibazo bikimutera cyane. Kuko yaryama yubitse inda. Harakina imikino isanzwe, azi ubwenge cyane, mbona ajijutse. Kuko icyo umubujije arabyumva, icyo umutumye aragenda. Mbega nuko ku myaka ye akora nk'uko abandi b'imyaka 2 bakora. Imana ishimwe. Yagiye mu irerero araza agasubira mu byo bize. Mbega uba wumva nta kindi kibazo afite. Rero iryo sengesho nanjye nararisenze mbwira Imana nturabona
aho ugira ngo meze ndirira mu bitaro gutya kuko dogiteri arambwiraga ngo mu bantu benda gutaha wowe ntukishyiremo uzakirwa nuko uyu mwana yashizemo umwuka. Yego. Rero gushira umwuka ntiyahushiramo. Kwezi n'igice bishize mbona no kugemurirwa ni ikibazo, kwishyura bisigaye ari ikibazo kuko ndibuka ko amafaranga ya nyuma n'abantu bafasha abantu baje barayanyishyurira. Nari maze icyumweru ntishyura twayabuze. Noneho ndavuga nti aya mafaranga aragomeza, mbwira muganga nti murabona amafaranga arandikwa kandi nta mahirwe yo ko umwana agomba kubaho, mureke ntahe umuntu wanjye mucyure. Mucyure abantu bose bavuye kwa muganga muri ubu buryo bavuga ngo tuye abantu bacu bagiye gupfa ariko Imana ikababeshaho. Mwana naramucyuye, ariko igitangaza cyabagaho ndi mu bitaro. Ubundi yavukanye ibiro 3 n'igice. Navuye mu bitaro afite ibiro hafi 5. Yarakuraga. Uko yari ameze ari mu byuma ntiyonkaga, naramukamiraga. Ariko yarakuraga akaba umwana mwiza w'ikibonke, wamureba mu maso oya n'ubu urabona ko ari umwana mwiza tujye tuvuga ati Imana nyagasani. Wamureba ikibazo afite kavuga ati ibi ntago bibaho. Uragashaka ngwino hano umbwire nyine nje kukugurira umugati. Ngwino hano umbwire. Ngwino sheri. Umudogiteri wa mbere nabwiye ko nshaka gutaha. Yarambwiye ngo ntabwo mfite uburenganzira bwo kukwemera gutaha. Keretse mwaminirije timu y'abaganga bakabyemeza. Kuko ikibazo umwana wafite ntago rwose nabyemeza tibyankoraho. Tangije ndamwana imfasha basi mubikore mungirire impuhwe mve hano. Yego. Arangije arabibabwira nabo barangira avuga ati reka uyu mubyeyi ajye kuruhuka aryame mu rugo tave muri iyi mibu ya hano ati n'ubundi umwana ntabwo yenda kuba Kibagabaga niho narindi. Yego. Nuko ndataha nza mu rugo umwana ameze gutyo igisebe ari igisebe rwose giteye ubwoba pe. Urumva ko ari kumutwara mu ntoki ntago yahekwaga. Rero mfata akazi ko kujya mujyana kumupfukisha kugira ngo kitazama ama infection. Yego. Nubwo bwose nta mahirwe yo kubaho yahabwaga, ariko iminsi ye ukavuga ati kanyirinde. Mu minsi ye ndavuga nuko byasa kose azapfe atari uko namuri. Yego. Yego. Numvaga mvuga ngo Imana abantu mwibwira bitandukanye n'iby'Imana yibwira. Nzakora ibishoboka byose apfe ntinubye. Yego. Numvaga nta no kwinuba mfite rwose. Rero buri gitondo nkamujyana ku kigo nderabuzima mutwaye mu ntoki bakamupfuka, hagira umfasha akamfasha kumutwara, byari bigoye. Nuko urumva navuye mu bitaro hashize ukwezi n'igice. Ngo yari amaze ukwezi n'igice avutse. Ukwezi n'igice n'ubundi byashize ubwo agize amezi 3. Igisebe kimaze kumera gutya uko muhareba. Mukiva kwa muganga? Yes, twavuye kwa muganga ari igisebe kikigaragara rwose. Uko njya ku kigo nderabuzima bapfuka uyu mubiri ugenda uza gake gake. None abaganga bakambwira ati nyamara Imana ishobora gukora igitangaza kuri uyu mwana. Ati uyu mwana ashobora kubaho, atashobora gukira iki gisebe. Umubiri tubona kuzamuka. Igisebe kigenda kipfuka. Inkovu irangirira. Byabaye yujuje amezi 3. Igisebe kimaze gishizeho. Ubwo agira amezi 3 igisebe gikize habaye kuriya. Agize umwaka nibwo navuze ni reka nsubire kwa muganga aho yavukiye. Noneho mbabwire ko umwana atapfuye. Umwana ariho n'igisebe cyakize nubwo byakomeje kuba nk'umuntu utwite, ariko uko byasa kose bitandukanye nuko babivugaga. Ndagenda naka transfer nsubira Kibagabaga. Mageze ndongera mbonana na dogiteri w'abana. Ndamubwira nyine ndamwana dore wa mwana yarakize ariho ari no kugenda. Kuko icyo gihe arwaye nabajije muganga ndamwese muganga ubu ntago ashobora gukira
ariko agakira ari ikimuga wenda kidahaguruka ariko akabaho. Kwa kundi mutekereza nyine bitandukanye n'uko Imana itekereza. Muganga arangije arambwira ngo ibyo utekereza byose ubyikuremo wiyakire, ahubwo ubwira Imana itanga abana izaguha undi, kuko uyu we ntago ashobora kubaho. Uburwayi afite ntago yabubana na gato. Arambwira ati si uburwayi azabana nk'ubumuga, ahubwo ni uburwayi bugomba kumwica akavaho. Okay, ndangije rero nsubiyeyo ndamumwereka, arangije arambwira ati Imana niyo wenda yabashatse kwabaho, ariko nta bundi buvuzi afite gukorerwa, nta kindi twamukorera. Ndangije ndamubwira nese wantransfeye n'ahandi ko nzi ko ubushobozi bw'ibitaro bugenda butandukana n'abaganga bagenda barutana ku bushobozi, wenda ukantransfera na CHK cyangwa ni Kanombe, nabo wenda bakagira icyo bambwira. Twaradiririnze cyane arabyanga, arambwira ngo ngewe ngo transfera ku mudogiteri mugenzi wanjye nzi neza ko ubwo burwayi buvura, nta mudogiteri ndi bugutaransfireho kuko ntawe uhari wamuvura. Arabyanga. Ndangije ndataha, baza kundangira ivuriro ryo Munyakoreya rikorera hano i Kanombe, hafi y'ikibuga. Yego, akorera hariya hafi ikigo cya hariya ahantu imbibi n'irimbi ry'abasirikare. Yego, kuri ni inyuma y'ikigo n'ubu. Yego, nagiyeyo Umunyakoreya ndamumwereka, arambwira ati kuki umwana se atavuwe. Ndamutekereza inzira zose yavukiyemo n'ibisubizo bye kwa muganga. Arangije arambwira ati ni ubushobozi buke wenda bafite bwo kumenya ko yakira, ariko uyu mwana uburwayi burakira 100%. Yahise afungura mashini anyereka umwana neza umeze nk'uko yavutse ameze. Yahise ambwira ngo ntago yavutse ameze gutya, uko nyine yari ameze nuko gashashi, ko yahise ambwira ati hariho gashashi, ati uyu mwana arakira, ati uburwayi burakira. Ahubwo urumva ikibazo gihari ntago bafite ubumenyi bwabyo, nta n'ubushobozi, mbega ntago babisobanukiwe. Arangije arambwira ati rero nta kintu ngiye nagufasha hano, iri vuriro ni ritoya kandi ni uburwayi bukenewe kubagwa. Rero ngiye nta kintu nagufasha keretse ufite ubushobozi bw'amafaranga. Ukaba ati aranambwira ati kandi ngewe ntago ntaransfera mu mavuriro ya leta. Umva gira shu witwa nde? Cyiza. Irindi biga mu kangahe? Materineri. Imana izagukiza. Yego. Hanyuma uwo mushinwa arakubwira ati Umunyakoreya arambwira ati ngewe nta kintu nagufasha kindi keretse ubwo igihe cyaba gisigaye ni imbaraga z'amafaranga. Rwose ndamubwira ntayo mfite, nta nayo nabona. Nawe arambwira ati nanjye nta kintu mfite nakukorera. Nyuma yasigaranye nimero yanjye ya telefone. Nyuma arabaza kumpamagara, haje Abanyakoreya baba specialiste. Arampamagara ati uza n'uwo mwana nabo bamubone. Nagiyeyo baje ndamubereka, baravuga ati uyu mwana yavurwa agakira. Ariko bari baje nyine wenda gusura ivuriro ryabo, hari wenda imikorere yaryo riri gukorera, mbega nta kindi. Barambwira ati uyu mwana yakira, nabo baranyemeza ati yakira. Barigendera
nuko yego iby'uwo mwana rero amakuru ye yo kuvurwa nuko amakuru avuga ko yakira, ariko none se uburyo bwo kumuvuza byasaba amafaranga angana iki? Donc ubushobozi bungana gute? ni ukuvurizwa mu kihe gihugu? nawe na information ufite? nta information yabyo mfite, keretse wenda urumva nahise ntuza kuko urumva nta mafaranga mfite, nta nawe nenda kuyakura. Ariko urumva uko byasa kose ahantu umuntu wampaye amakuru yizewe ko yakira ni uwo munyakoreya wenyine twabashije kuvugana. Bivuze ngo niwe wenda nabaza ntese hakoreshwa ngahe se ni uko yajya muri Koreya nyirizina, ese ni n'ahandi hose mu bindi bihugu wenda yahavurirwa. Byansaba ko wenda bibaye ngombwa ko namubaza aho yavurizwa. Hanyuma abantu badukurikiye ndabizi ko dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, abo bari hanze cyangwa se n'abari mu Rwanda. Kabiri tugira abaganga benshi bakunda kudukurikirana. Ushobora kuba uri umuganga ubonye ino nkuru ku zindi formation zisumbuyeho kuri uyu mwana kugira ngo nibura abe yavuzwa uburyo bwo gufashwa. Ushobora no gusanga hano mu Rwanda hari n'abandi bamufasha, ahubwo nyine kubera icyambere n'amakuru dufite kabari makeya. Ariko nk'abizera Bibiliya iravuga ngo tuvukira gukura abandi mu makuba. Undi muntu wese udukurikiye wizera Imana ashobora kudufasha rwose, hari uburyo runaka yadufasha kugira ngo nibura uyu mwana wacu aho Imana yamugaruye niho hakomeye. Donc aho Imana yakoze niho hari urukomeye kurenza urw'abantu, sibyo? Dufite n'ibyiringiro ko ushobora kuzabyuka umunsi mukabona byagenze neza, kuko nkurikije uko ndi kubibona natangiye mfite ubwoba nkora ikiganiro mubona bwa mbere, ariko nkurikije ubuhamya bw'ibyo tubwiye mfite ibyiringiro ko tuzabyuka rwose mu gitondo tukongera gukora inkuru tuvuga ati Roba wabonye umwana ko Imana yagize neza. Ubu kurya bimeze bite? Ararya ibisanzwe, nta kibazo kindi. Ubuzima ntabwo bujya bumuhinduka ngo ubone bwamuhindutse mbere akiri muto, no guhumeka wabonaga bigoranye, wabonaga avunika mu bintu byose, haba yicaye yaba aryamye agahumeka nabi, kugeza ubwo urumva natinyaga no kumuheka. Muganga aza kumbwira ati jya umuheka anihe ahumeke nabi, ariko wenda agenda amenyera. Nkajya muheka rwose agahumeka nabi, n'umwumvisha akamweta umwana biti. Ariko uko byasa kose impumeko yagiye igenda imera neza gake gake, bigenda neza, ntago bikigize, ntago ubona ko agihumeka nabi cyane. Ubundi no kumureba hari yarahumekaga kwikanga, ukabona indiri kwitera cyane, ukabona harimo ikibazo. Hanyuma mu by'ukuri iyi si dutuyemo, Salomo niwe wanditse, ni umunyabwenge Imana yahaye ubwenge budasanzwe. Yaranditse ngo ikintu cyose Imana ikigena igihe cyacyo. Habaho igihe cyo kurwara n'igihe cyo gukira. Hakabaho igihe umuntu agira amafaranga menshi, hakabaho n'igihe abandi bagira makeya. Ubu abantu badukurikiye, hari abantu badukurikiye bafite amafaranga menshi ahari, ariko bari bategereje kuyakoresha kugira ngo tuvuze uno mwana. Sindi niba uri kunyumva neza. Umuntu wese uzi ko afite amafaranga naze dufatanye kuvuza uyu mwana, sibyo? Hanyuma tuzajya imbere y'Imana tumurika imirimo. Ati rero waremye uyu mwana, urangije kumurema mu mirimo wakoze uramukiza, ariko wamukijije natwe twagufasha, kuko buriya nabwo abaganga bakubwiye ngo ntago uzamucyura, niko babibonaga, ariko mu batumye umucyura nabo barimo pe. Buriya mu batumye umucyura uko babisikanaga ari babiri ari batatu bamuriho, mu batumye umucyura nabo barimo, ndetse no muri ba bantu batumye wishyura ibitaro ngo utahe nabo barimo. Ubu uyu munsi mu kiganza cy'Imana, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, mu batuma uyu mwana abaho, natwe tukwicaza hano kuri kamera. Ubwo Imana igiye kudukoresha. Bundi abantu benshi bakunda kwiyaza, ugasanga umuntu yiyakije ngo ni umukozi w'Imana, ariko navuga ngo ntago twebwe Imana tuyikorera, ahubwo Imana ikorera muri twebwe. Imana ikorera muri twebwe. Ko nukuri. Kuko nta mubumbyi ubwira ukibumbye ati shyira aha ngaha ngenza gutya. Urumva mwebwe mwari muri kubwira ikibumbano, mukibwira ngo iki kibumbano nikizabo, kandi wakibumbye yakizaniye kubaho. Uyu mwana ashobora kuzavamo umugore mwiza, donc akuba ku muryango. Uwamubumbye yarabizi
ariko abandi bantu babwiraga iki kibumbano ngo ntago gikwiye kubaho kandi batazi uko bagize gute. Nk'uko umwana akurira mu nda ya nyina niko ijambo ry'Imana rivuga, amagufa agakuriramo ntawe uhari, niko inabeshaho n'abantu bayo. Mba numva nongeye nujuje umwuka wera kubera uyu mwana. Ni ukuri ni igitangaza, ni igitangaza gikomeye. Mwadufasha kuvuza uyu mwana, mutadufashe noneho mvugire mu mwuka. Abana b'Imana bigeze kwicara babwira umwami Nebukadineza, baravuga ati naho itadukiza. Saduraka na Meshaki na Abedenego bavuga ati naho Imana itadukiza nta kibazo mutunage mu muriro. Ni ukuri. Nabyutse mu gitondo nkora live mbwira abantu, ndababwira ngo ubundi Imana kugira ngo ikore yicira inyoni ebyiri icyarimwe, itugabiza abanyabyaha kugira ngo tubone imirimo yayo. Rero uyu mwana dukwiye kumuvuza, tutagiye no mu bintu byinshi cyane, duhereye kuri ngewe n'abandi. Uyu mwana dukwiye kumuvuza pe. Ubu ngubu uhereye uyu munsi transport uzajya ujya gushakisha amakuru, nuvuga ati ngiye sehashika kubaza amakuru y'uyu mwana, ujye uhera kuri ngewe umbaze transport ye. Amen. Mani bawo mukije tureka kubwira abantu ngo bakore, uri kumva ngewe ugiye sehashika kubaza amakuru, ujye umbaza transport. N'ujye Kanombe ugiye kubaza formation, ujye umbwira twambukane tugende tujye kubaza formation y'uyu mwana. Amen. Kugira ngo uyu mwana abeho. Bibiliya iravuga ngo umuvandimwe avukira gukura undi mu makuba, sibyo? Yego. Ndumva nta bintu byinshi cyane ibyo nari ngiye kukubwira ngo urumva wabwira iki abantu badukurikiye. Ibyo nibyo mbabwiye, wowe wababwira iki dusoza ikiganiro cyacu? Reka igihe kintu navuga, Imana niyo kwizerwa. Amen. Kuruta ibindi bintu byose. Kandi maze kubona ko imikorere y'Imana, haleluya, itandukanye cyane n'ibyo abantu twibwira. Yego. Imana ishoboye ibintu byose hatavuyemo na kimwe. Yego. Hari umudogiteri mwe wasanze ndi kurira, arambwira ati mva mubyeyi, agahinda kawe turakazi, turanakumva cyane. Arangije arambwira, yabimbwiye nk'umuntu utabyizeye ariko wigeze abyumva. Arambwira ngo hari Imana njya numva ngo izura bapfuye, niko yambwiye. Yego. Yajya yumva urumva si uko abyizeye gusa ajya byumva, ashobora kuba byumva abibona kuri televiziyo, kuri radio babivuga, ku ma YouTube nk'uko akumva abantu bavuga nyine Imana ngo ishobora byose, ariko arabyumva ariko ntabwo si uko abyizeye. We yarabyumvisha ariko twe twarayibonye. Yego. Noneho arambwira ati rero yari umudogiteri pe, ariko iyo Mana ngo yarabivuze ngo njya numva bavuga ngo izora ngo bapfuye, ngo nyine ngo ikura ibishoboka mu bidashoboka, ambwira utuntu nyine twinshi nyine kandi bajya bavuga ngo imeze ibivuzo. Yego. Ati yo ngiyo ishobora gutuma umwana wabaho, ariko twebwe ku bwenge twize dufite n'ubucakura bwacu bw'isi bwose nta mahirwe na make duhuye umwana wawe kuba twakubwira ngo umwana wawe azabaho. Aranambwira ati kuba ari uyu munsi agihumeka byatubereye ihurizo. Turicara tukibaza uyu mwana ari guhumeka bivuye he, tukumva ntago tubyumva. Rero tiyo Mana yonyine yatuma wenda abaho, ariko rwose simbikwijeje. Rero Imana, reka mbabwire, hari ukuntu twizera Imana, uri n'umukristo ukumva ukaririmba Imana ukayizera, ariko ukayizera kuko yaguhaye ibiryo wariye. Reka nkubwire, uyizera utabibonye, uyizera urwaje bikomeye, uyizere ubikomeye ubona ko nta nzira, ariko wizera Imana. Ubundi reka wizere ko ibyo ubona ko nta hantu byaca, iyo ifite inzira. Hari ukuntu twayaga dusenga, nigeze nsenga ndi muri groupe ndavuga ngo Mana, kuko numvaga noneho kuvuga ngo inzira zawe igihumbi, numvaga ntari kubishyikira. Ndavuga ni Mana, icyo gihe pastor abikoraho nk'agakoryo, ndavuga ni Mana, mu nzira zawe zirenze imyenge ya supanete,
iriya mvugo niwe wayizanye nabivugiye mu rusengero ni ukuri pasiteri dore barokore mwirwa muvuga ngo inzira z'Imana ziruta imyenge ya supanete dore aho byavuye biba nk'igitangaza yajya muteranira ati imyenge ya supanete ubundi mwe murayizi rero reka mbabwire Imana mu nzira zayo ni nyinshi twebwe nta n'ubu babona igihumbi ntago bazizi ntago zizwi ubundi reka tuvuga imwe Yesu yavuze ni imwe yonyine Yesu niwe wavuze ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo njyewe ikintu navuga umuntu uzi ko yizera Imana nayizera adashidikanya ko ishobora ibintu byose ye kugera muri biriya muvuga ngo amere nk'uko nasenze ngo Mana ntago sinakubwira ngo kize uyu mwana ngo naba ngusabye ibintu bitabaho ahubwo mucyure nasabye ibitari byo ntago nari nciye mu nzira z'Imana ntago nari nyizeye muri make nta kwizera nari mfite iyo ngira kwizera nari kubwira Imana nti Imana kize uyu mwana kuko urabishoboye ariko njyewe narebaga ukuntu ameze nkabona ko katakira oya wanashingiraga n'ibyo abaganga bavuga yego nagezeho numva ntabarenganya numva ko ibyo bambwira ariko kuri bitewe nuko nanjye namubonaga ko nabonaga igisebe cy'inda yose nkibaza numvaga nta mubiri uzava nta mubiri uzazaho nkumva nta naho byaturuka ko yakira nanjye nkumva mbwiye Imana ngo mukize mvuze ibi ahubwo nkumva nibwo naba nsenze ibitari byo ariko Imana ishoboye ibintu byose n'uyizera ntuzashidikanye shabu rero ababyeyi nkubwire nutajya mu ijuru zaba wize sibyo Imana yagusuye iwawe hari abantu bafite Yesu wabambwe badafite Yesu wazutse njya mbabona baba mufite mu mazu yabo n'ahandi hantu hagiye hatandukanye abambye gusa ukibambwa atarabazukiraho ngo akore imirimo n'ibitangaza iyo Yesu azutse yiyereka abantu akavuga ariko iyo akiba abantu mufite Yesu ukibambwe ntavuga uwo bateye imisumari ntavuga ariko dufite umucunguzi wazutse haleluya dufite umucunguzi wazutse niyo mpamvu ushobora byose ukora ibyo abantu batakora nibuka ko rimwe nibwo nigeze nsenga isengesho ndikurira mbabaye Imana ishimwe mbwira Imana nti Mana wambabariye uyu mwana n'uwawe simufitiye imbabazi kukurusha nariko umbabariye umwana wawe natwise nkaba mubyaye ukamumpa ukamuntiza basi nanjye nkamurera ukamfa dufatikanyije ubwo aho wari utangiye kureko umuntu we aho wari utangiye kubona nyine bitangiye kuza reka da iryo narisenze hatarashira ukwezi ariko bakimbwira ngo nta minsi 3 noneho nkumva barambwiye umwana mu minsi 3 arapfa wambabariye wa Mana we uyu mwana wawe ukamuntiza rwose nanjye nkazacyura umwana uhumeka muzima nkarera umwana wawe rwose ndabizi n'uwawe simukunze kukurusha n'aka kanya wamujyana ariko mbabara basi umuntize niko nasenze ubundi iryo ni ryo ryamurinze ari akantu wavuze dukwiye kwizera Imana kugera ku rwego tutayirebera mu bugufi bw'ibitekerezo byacu abantu benshi njya nanga urugero kuri Perezida Paul Kagame hari abantu bamurebera muri Girinka yego bakamurebera muri Girinka bakajya kandi ari hejuru aho ngaho ashinzwe diplomasi ashinzwe imibanire y'ibihugu n'ibindi ashinzwe ibibazo by'abanyarwanda byinshi bigiye bitandukanye natwe rero hari igihe turebera Imana mu mbaraga z'ubwenge bwacu tukayirebera mu biryo tukayirebera mu bagore tukayirebera mu myambaro Imana isumba aho hantu hose irahasumba n'ukuri ubu ejo bundi nagiye gusura ababyeyi babanye ngo n'umumama witwa Mariamu genda mama guterure itatu jya kwishi ndeba imirimo Imana igenda ikora mu bantu bayo n'ukuri kandi Bibiliya iravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza rero Imana yakoze iby'imbaraga ubu nanjye manungura amashimwe ndibuka umunsi umwe napfiriye Kibagabaga ndi Kibagabaga napfiriyeyo mbwira Imana ngo wakongera ukanzura ko numva nkumbuye kuririmba muri korali Imana inzurirayo mu minsi yashize ejo bundi 2022 ya 2022 na gatatu ahubwo
mushiki wanjye yagize ibibazo, barahamamagara abaganga, barambwira ati ngwino umusinyire nyine, donc afite amahirwe yo kubaho ya 20%, yagiye gupfa. Bambaye babajije umuntu wa hafi w'umubyeyi we, bavuga ati uyu niwe mubyeyi we. Ngezeyo mbwira Imana, ndabwira Imana ko bizi uyu mwana ari we twavukanye twembi, tutazi ngo mama Sate na papa Sate. Ubushimye kunsiga ku isi ngenyine, aho nzajya mpindukira singira umuntu ndeba, nibura tuvuga ngo tuvukana kubera icyo ubishimye. Ariko Imana n'umukozi w'umuhanga, Imana ihita yumva itimuzura, n'uyu munsi arahari. Kandi narasinye ndi kurira mvuga ataragiye, isinya yo iriyo, nasize yisinye. Ariko ndashima Imana ko nasize y'umurambo, ndabizi ko azapfa, nanjye ndabizi ko nzapfa, ariko nibura Imana yongeye iminsi yo kubaho. Haleluya. Rero Imana n'umukozi w'umuhanga, wa mubyeyi we, ndumva twasoza n'ikiganiro byamaze. Niyo iki kiganiro dukoze abandi bantu batakireba, basi nanjye ndumva asubijwe ibyiringiro ngewe ugikoze. Amen. Kandi nawe mwijuru Imana yumve ko twishimye. Ubundi hari ibintu bimanura intebe y'Imana ikanyeganyega igakora, abantu bashima ibintu Imana yakoze. Nukuri kimwe mu bintu bitsinda Satani na mashimwe yashize, tuyibwira twabwa ngo n'ejo hazaza Imana izabana natwe. Nuna dutera ubwoba dutumiye tugiye gupfa, tuzagira ibyishimo bidasanzwe tubonye ihirwe tugiye mu ijuru. Amen. Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ushobora kwifuza gufatanya natwe, duhe nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ya telefone ni 0785 22 9 7 5. Katuyisubiremo. 0785 22 9 7 5. Aho niho ushobora guhamagara uyu mubyeyi ukamuvugisha, hanyuma inkunga yawe irakenewe. Dukeneye inkunga kugira ngo uyu mwana nibura asubizwe mu buzima. Twe tumubonye ageze hano, aho Imana igejeje ikora, turayishimiye. Ariko dukeneye ko noneho natwe duhagarara mu cyo nk'abana. Buri mwana yamaze gukura yigiye hejuru, amaze kuyigira mu rugo. Hari igihe uba uri mu rugo ukabona azanye haho, kubona aje gufasha. Ni nayo ya mirimo y'Imana tujya tuvuga. Buriya bano ba Eliya bajyaga bahagarara mu cyo cy'Imana, bagakora ibintu Imana yagakoze, ikazi kabashyigikira. Rero muze dufashe uyu mwana, kandi naho tutamufasha, ngiye mbisubiremo, naho tutamufasha, yamukuye Kibagabaga tudahari iracyakora. Umufashe cyangwa umureke, ni wowe uzaba wifasha, ntago ari buzaba uri gufasha no kubaka imirimo yacu izaduherekeza. Bibiliya iravangwahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami, imirimo yabo ikabaherekeza. Imana iguhe umugisha nawe kuba uduhaye ubuhamya, kuba udusangije ibyo Imana yakoze. Ni ukuri Imana iguhe umugisha, kandi nanjye Imana imuhe umugisha, ngiye uyoboye iki kiganiro. Hanyuma wowe udukurikiye nawe Imana iguhe umugisha. Twese tugabane nk'uko umwanditsi yanditse ngo uwigisha n'uwigishwa bagabane. Namwe muri hano muri kumva ubuhamya, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana natwe. Ibiganiro byacu byo murabizi ko ari ibihoraho, tubereye hano kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana. Reka mbabwire ngo shalom, naho ubutaha. Mana turagushimye, tugushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro, tukaba tugigejeje ku musozo, kandi uvuganye natwe. Ibi turi kuvuga ni wewe wakoze, ibi turi kuvuga ni wewe twamamaza, ntago ari imirimo yacu, twebwe ntacyo dushoboye, turi inyama n'amaraso, turi ibumba. Ariko tugushimiye ko watwemereye muri iyi generation kugira ngo tuzavuge imirimo yawe, isi imenye ko hari ubutware, hari ubushobozi, hari ububasha buva muri wowe. Ibyo abantu batekereza ko bidashoboka ukerekana ko bishoboka, ibyo abantu bibwira ko bitabaho ukerekana ko bibaho, kuko unyuranye ibihe n'ibihe. Witwa Ndiho, uzahora iteka ryose none n'iteka. Amen, amen, amen.